undi afate umujyojyo ajya bigusaba kwitwa kunegura ubwo byansaba kwitwa wowe byagusaba kwitwaza imyeyo ingahe imyeyo reka iyo ufite imyeyo 2 ubundi bihagije si ngombwa irenze iyo ngiyo ukubura ku rutare induru zikavuga yego baba ni oya njye nta kibazo mba afite ahubwo umuntu uhura n'akazi ni wowe birangira ugonze mu cyimbo cyanjye uragonga shabusha ariko ufite imyeyo ngo ufite imyeyo kabisa yego urayicuruza ucuruza imyeyo yumva sha none se urumva ari ubuntu mwana n'amazi biba byaradusabye kunywa ugomba kugurishaho nko kuri Gisa nawe akigurira imyeyo yo gukubura mu rugo niko Gisa wowe urumva bimeze bite ku buryo naza babeza oya njye sinkunda imyeyo mfite twa tumashini tubikurikirana reka turiya rero baba baragupfunyikiye nta kintu waba uriho icyambere nuko mfite isuku reka nta suku ntayo wowe dore ukuntu bigenda oya nyiragahiti hitira kwa Bushari oya Bushari nawe numvisha atangiye gutitira arambwira ngo nimbanze nkubaze nawe twumve none n'ubundi se hari Bushari hari Gisa n'ubundi ndi kumva byose ari kimwe ishwi da urampe kubaho nyiragahiti hitira kwa Bushari oya nabanza kwa Bushari ubundi naza gutaha nkinyuzi wawe ishwi da reba kabano muraturanye reba kabano muraturanye atuye munsi y'Iwanyara kwa Kazungu ucuruza nge na Bushari twahamagariwe gukorera Imana oya mureke mwumve noneho Bushari byaba bimuyobeye Gisa cy'inganzo byanze noneho kabano ibaze nawe kabano we turaturanye yahikura ntabwo nahava byadakubonye ubahaye amashuri ya Sensharire uzaza umukuburire imbuga ibukiza ndakubonye ari barimo kubaka ama etage 2 nyine munsi y'umuhanda ni hariya kuri icyo gipangu